hagati mu ntambara ya kabiri y'isi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu hishwe abayahudi babarirwa muri miliyoni 5 n'ibihumbi 700. Hafi y'ibiri bya gatatu by'abayahudi bose bari batuye ku mugabane w'Uburayi, bakaba kimwe cya gatatu cy'abayahudi bose bari batuye ku isi ico gihe. Iyi jenoside yakozwe ndetse igashyirwa mu bikorwa n'ishaka ry'abanazi. Aba akaba ari ishaka ryari riyobowe na Hitler mu gihugu c'Ubudage cyangwa se Allemagne. Reka tugaruke ku mateka yo kwihorera kw'abayahudi nyuma yo kwicirwa bene wabo, impfu zitangaje no kubatoteza bazira uko basaga. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uri hose, uwo tugiye kuzungurukana umugabane w'Uburayi turebera hamwe ibyo abuzukuruza ba Yakobo bakoreye Abadage nyuma yo kubahekura inshuti n'abavandimwe babo batagira umubare. Ese ubundi jenoside ni iki? Jenoside ni umugambi utegurwa ndetse ugashyirwa mu bikorwa n'itsinda ry'abantu rigamije kumaraho aho batavuga rumwe, haba mu myemerere cyangwa se ubwoko runaka, bakagambirira kumaraho ubundi. Nyuma y'uko intambara ya kabiri y'isi yari irangiranye no gutsindwa kw'Abadage cyangwa se n'abanazi bari yobowe na Hitler, nawe wahise hasiga ubuzima nyuma yo kwiyahura. Ibihugu byari bimaze gutsinda intambara byari bihugiye mu gusahura ndetse no kongera kubaka imijyi yari yarasenywe n'intambara. Ariko kandi baje gushiraho urukiko rwa Nuremberg, uru rwari rushinzwe gucira imanza abanazi bose bagize uruhare mu kwicwa cyangwa se muri jenoside yakorewe abayahudi ndetse n'ibindi byaha byose by'intambara. Abarenga miliyoni 3 z'abanazi nibo batawe muri yombi, ariko kandi miliyoni 2 muri bo bahise barekurwa. Abandi miliyoni 1 bahawe ibihano byoroshe mu buryo byageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda. Abanazi 300 gusa aribo bari muri gereza, naho mu rukiko rwa Nuremberg hari 20 gusa. Ibi byababaje abasore b'abayahudi bari bararokotse iyi jenoside, bibaza ukuntu abakoze ibyaha byo kwica bene wabo barekurwa badakiriwe imanza zibakwiriye. Aribyo byatumye biyemeza guhorera bene wabo ku giti cyabo, bakica Umudage wese wagize uruhare mu kwicwa kw'abayahudi. Ibi barabikoze habuze gato nabo bari bagiye gutsemba Abadage. Abasore b'abayahudi bashinze itsinda rigamije guhorera bene wabo. Iri tsinda baryita Nakam. Aba bahize abanazi bose mu minsi mike gusa. Abarenga 1000 bari bamaze kwicwa n'abo basore. Ababishe abakuru bose ndetse n'abajenerali mu ngabo za Hitler bagize uruhare mu kwicwa kw'abayahudi. Iri tsinda rya Nakam ryihuje na brigade y'ingabo z'abayahudi babarizwaga mu ngabo z'Ubwongereza zabaga muri Palestine. Bose biyemeza ko bagomba guhorera bene wabo cyangwa se bakomeza umugambi wo guhorera bene wabo. Bakomeje gahunda yabo, uwo bafataga urubanza bararworoshaga ako kanya wari umunigo cyangwa se isasu mu mutwe. Aba biyemeje guhiga umunazi wese haba mu Budage ndetse no ku isi hose. Ibi barabikoze kenshi bigiraga abapolisi bashinzwe umutekano binjiraga mu nzu babaga bafite amakuru ko yagize uruhare mu kwicwa kw'abayahudi. Bamubwiraga ko ashaka kumubaza ibibazo bisanzwe, nabo tibatindaga kubemerera. Ako kanya bagisohoka bahitaga bamubwira bari bo, bamwerekaga ibyaha bamushinja, ako kanya agahita bamwica. Izi ngabo z'abayahudi ziyambaje abatasi b'Abanyamerika ndetse n'Abongereza kugira ngo babashe kubaha amazina yose y'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abayahudi. Ubu nibo bari bagize iri tsinda ndetse akaba n'umuyobozi wabo witwaga Jeff Klein. Avuga ko uwo bafataga ako kanya iyo yamukozaga intoki, ako kanya yari segonda ye ya nyuma yo guhumeka. Abayahudi igihe babaga bari guhigwa ndetse no kwishwa n'Abadage, bandikaga amagambo ku nkuta z'amasinagogi babwira bene wabo ko nihagira uzarokoka azahorere bene wabo ndetse bazahore babibuka. Ibi babikoraga bifashishije amaraso y'imibiri yabo yabaga yakomerekejwe. Bati Bayahudi muzaduhorere kandi muzahore mutwibuka. Abayahudi bakimara kwica ibihangange ndetse n'abategetsi bakuru mu ngabo za Hitler,
noneho batangiye gutegura umugambi ukomeye w'uburyo bakwica Abadage batitaye ku muturage usanzwe cyangwa se abanyapolitike ndetse n'abasirikare. Umusirikare wari muri itsinda rya Nakamu ndetse akaba ari wari ukuriye ibikorwa byose byo guhora witwaga Kovneri, yashakishije ikintu yakora kugira ngo ihitane Abadage benshi bityo nabo babashe kwihorera. We n'itsinda rye rya Nakamu bimeje ko bagomba gushaka uburozi bukomeye hanyuma bakabushira mu masoko yose y'amazi Abadage bavomagaho. Ibi byari kwica Abadage batagira umubare, ariko kandi iki gitekerezo ntabwo Abayahudi bose bacemeranyijeho cyane. Abayahudi baramaze kugera muri Palestine babonaga ko nibaramuka bakoze bene icyo gikorwa umugambi bari bafite wo gushinga igihugu cya Israeli wari kuba upfuye. Ariko kandi Abayahudi bari buzuye inkovu n'agahinda ntibabikozwaga ibyo kureka uyu mugambi, cyane abari bakiri mu Budage nibo bari bafite agahinda ndetse n'umujinya. Ntibyatinze umugambi warateguwe, abasore n'inkumi bagiye gushaka akazi mu bigo bishinzwe gutanga amazi mu mijyi itandukanye yo mu Budage kugira ngo uburozi niburamuka buje bazashirire rimwe uburozi mu mazi Abadage baharimbukire rimwe. Kovneri wari ukuriye ibi bikorwa byose byo guhora yerekeje muri Palestine kugira ngo abashe kwaka uruhusha ku basirikare b'Abayahudi, ariko benshi ntibamwemereye, ariko nawe akomeza gahunda ziwe. Wibuke ko mu Budage hari abasore benshi n'inkumi bakoraga mu bigo bishinzwe gutanga amazi bari bamutegereje kugira ngo Kovneri naza azaza n'uburozi avuye muri Palestine bahite barangiza gahunda yabo. Ntibyatinze mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1945 Kovneri yafashe ubwato, yurira ubwato afite umufugo wuzuye uburozi yerekeza mu Budage. Yari ategerejwe n'abasore n'inkumi yuzuye umujinya ndetse n'agahinda ka bene wabo. Nyuma y'iminsi 3 habura amasaha make gusa ngo agere ku butaka bw'Ubudage, ubwato bwarahagaritswe bahamagara abantu 4. Kovneri yarahamagawe, ahamagarwa mu izina ry'ibanga ritaririzwe n'abantu benshi. Ako kanya yahise amenya ko yavumbuwe bwa burozi yari afite, tumbaza aho yabushize. Kovneri we na bagenzi be 3 bahise bajanwa muri prison. Amakuru avuga ko Kovneri yatanzwe na bamwe muri bagenzi be batari bashigikiye igikorwa cyo gutsemba Abadage, ariko ntibabigaragaze. Bibuke ko bari bamusabye kwihagarika nawe aranga. Ifungwa rya Kovneri ryabajwe Abayahudi, by'umwihariko abari bamutegereje mu Budage. Ariko kandi ntibyabaciye intege. Ako kanya bahise bategura undi mugambi wa kabiri wo kwihorera ku Badage. Kuri iyi nshuro nubwo bakoresheje uburozi kugira ngo bihorere, ariko inzira yo kunyuza uburozi mu mazi kugira ngo Abadage bose bazapfire rimwe cyari gikunze, kubera ko Ubudage bwari bumaze kuzura abasirikare b'Abanyamerika ndetse n'Abongereza. Abayahudi bashatse ukuntu bakwinjiza uburozi mu magereza yari afungiyemo imfungwa z'Abanazi. Aha nanone byasabye ko Abayahudi byibuze babona akazi muri izi gereza. Ntibyatinze, nyuma y'iminsi mike abasore b'Abayahudi 6 babonye akazi muri iki kigo gishinzwe kugaburira imfungwa mu Budage. Gusa zongeye kuba imbogamizi kubera ko ibiryo baryaga byabaga bivuye muri Amerika kandi byateguwe neza. Gusa bari basigaranye inzira imwe, ikintu baryaga cyonyine gikorera mu Budage yari imigati yonyine. Aha Abayahudi bahabona inzira nziza kugira ngo babashe kubira ku mugambi wabo. Haburaga iminsi 2 gusa gushyira igikorwa kiwe, Abanyamerika bacungaga gereza y'aho bitaga Dor bamenye umugambi w'Abayahudi. Ahangaha byahise byongera gupfa kandi, ariko muri gereza ya Nuremberg nta makuru bari bafite, izi ngabo z'Abanyamerika nta makuru zari zifite. Aha noneho itsinda rya Nakamu yari bibashije kubira ku mugambi wazo. Ku itariki 13 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1946 hari kuri Pasaka, abasore b'Abayahudi biriwe basiga uburozi ku migati y'imfungwa z'Abanazi. Aha basize imigati 3000 kandi mu mugati umwe
wagombaga kurya imfungwa zimwe, bivuze ko ako kanya hari gupfa imfungwa 12,000. Abayahudi bakimara gusiga uburozi ku migati bahise bahunga bose bava mu Budage berekeza mu Bufaransa kugira ngo bose bazerekeze muri Palestina basanga bagenzi babo baje gushinga igihugu cya Israel. Ntibyatinze ingaruka z'uburozi zatangiye kwigaragaza ku mfungwa zose, zatangiye kurwara, ariko abaganga b'Abanyamerika bahise bamenya ko imfungwa zarozwe. Ako kanya bahise bakora undi muti, imfungwa zimwe zarakize ariko izindi zagiye nk'uko abayahudi babishakaga. Kuva ico gihe abayahudi bose bahise berekeza muri Palestine kuja gushinga leta yabo. Ibikorwa byo guhora bisa n'ibihagaze, nubwo nyuma yabwo bagiye bagaruka berekeza imihanda yose y'isi bagenda bahiga abanazi, bagiye bahunga ubutabera. Gusa kuri ubu hari abayahudi bavuga ko batageze ku mugambi wabo wo kwihorera ku banazi, kuko bagenzi babo babasabye biciye mu kwandikira cyangwa se mu kwandika ku nkuta bakoresheje amaraso yabo, bababwira ko nihagira urokoka azabahorere. Ni nuko dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze gufata umwanya wawe ugakurikirana kino kiganiro, turagusaba gukora subscribe nimba utarayikora.